Mwami Yesu turagushimiye kudukunda, nayo mpamvu twongereye uyu munsi ngo tubeho. Nta kiguzi twatanze, ni neza yawe. Mfatanyije na mwene data kugushimira icyo gitangaza wakoze, kuba twabyutse bikemera Mwami. Uyu munsi turawukwiragije mu izina rya Yesu. Sengeye umuvandimwe, nsengeye udukurikiye wese ahari, kugira ngo muremere ikintu gishya uyu munsi. Uyu munsi yumva amakuru meza mu izina rya Yesu Kristo. Ahari ashobora kuba yarumvise amakuru mabi mu bihe bitambutse, ariko uyu munsi muremera amakuru meza. Ari uwamuhamagara amubwira icyiza, ari icyo yakumva Mwami, ariko uyu munsi ureme amakuru meza mu bugingo bwa mwene data. Urakoze Mwami, urakoze ko uhora wifuza ko tunezerwa. Rema umunezero Mwami, wowe uzi uburyo bwo kurema. Rema umunezero ku buzima bwa mwene data, kugira ngo Uwiteka Imana amenye ko uyu munsi umuhaye ibihe byiza. Urakoze Mwami, urakoze ko wumva iyo dusenze, urakoze ko wumva iyo tugutakambira. Icyubahiro n'amashimwe bibe byawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.